bihurira mu ngo bihurira ariko abantu b'iki gihe we umva ko aribo bantu bakomeye gusa kurenza iyi seriye n'indiri winyiciye mana yanjye njye gushaka umukarani muri za sosiyete aho ariyo Hello? Ni byiza. Okay, niba wageze kuri kaganda k'amabuye zamukaho gato nka metero 10 noneho uragera ahantu hari bare ureba ibumoso bwawe igipangu gifite portail ya rouge naho ngaho uraba wahageze. Yego. Sawa. Asu. Abe. Andi makuru ki? Meza. Yagendaga. Biragenda. Kundi waje kwicara. Wewe se waje ukicara hano ko ariho hari n'intebe nini. Okay, kankubaye kuko uri umushyitsi ariko. Kutanyigera abantinya. Mwana ngo nagutinya. Cyane ingukumbuye. Narakumbuye cyane. Cyane. Deno. ariko hame usikari presse waje kudusura Tujya kumusoza. Cyane. Nasiri amakuru. Ami salama ari. Harya ariko mu bivuga. Ariko hame ko muticaye. Nta kibazo. Ariko se. Icyo nazaga iwanyu sinkubone. Nataga numva ntishimye. Utazi imbere yo nta kuntu. Umutima wasigaraga usuherewe. Nibyo se koko? erega ndabona barasizemo n'ibintu byiza ariko aho ni ibigo nyine bateke televiziyo iki komana yanjye ko abantu basiga ibintu mu nzu ibintu byose televiziyo kanicanire televiziyo mvuge nyirenganya ngeze n'amahirwe ubu se isa nteraginda ubu ndabona nzayibyarira reka mbifate n'ibintu ngiye kwihahiriza rero n'iki ibi sinabivamo Ite madame. ni byiza Makuru. ni meza Ko nakuzi hano se. ndi mushyashya ntuyemo hano Haye ndi umuturanyi wanyu mu rugo ni hano. ni byiza cyane ubwo tuzajya dusurana nta kibazo Okay. Sawa. Musi mwiza. Tumviciyemo reka nze Nyiriwe. Ni wa muturanyi wanyu.
wa undi wari wabwiye ngo nzagushakira umupangayi wa hano ku nzu. None se waramubonye? Ahubwo hariho nari mbonye usohokamo, nari ngize ngo nagira ngo nkubaze niba ari wowe wamushyizemo. None se bishoboka gute ko umuntu yakwinjira mu nzu nta muntu wamushyizemo? Ngo nkubaze niba yamushyizemo ntabwo nari mbizi. Ubwo ngwino mbonye asohokamo nanjye ndi kuva mu rugo. Simbizi rwose ngwinure umubaze niba utabe wamushyizemo nanjye ntawe nashyizemo. Wone kuba najya muri siporo bari abahungu bagatera miliyoni yanjye barayiriye. Njye navuganye nabo ko agomba kunkorera ya misiyo ya musore, mbaha miliyoni yanjye nubwo nta nyandiko twagiranye uretse kuzungura. Mbaha miliyoni yanjye gukorera amafaranga miliyoni n'amafaranga menshi, kumvikana ko bagomba kumfatira ya Muislamu akamwica agomba gukundisha umutwe mu rugo rwanjye. Urumva? Ariko papa niko urumva ugasanga kwigira inkora amaraso hari ikintu ushobora kumarira. Nkora amaraso se ariko byanga bikunda uriya musore agomba gupfa. Nkamushyira muri butu y'imodokari yanjye nkajya kumutaho nshaka, inyamaswa zashaka zikamurya, kuko nabagatera nibatakora iriya misiyo nzayiha n'abandi. Kandi mba wumva ushaka kumushyigikira uzajyane na Nikore abashake mwembi. Yanigiriye muri siporo ariko ukomeze ubyibaze. Ntabwo nagushyigikira mu nanjye ntabwo ushobora kwemera gusuzugurwa n'ingari ya y'Umuislamu. Ngo munye n'uburyo gahunda zanjye rero umugabo Imana ishobora byose izamfashe, Yezu na Mariya bazamfashe. Uriya mugabo ahindutse umugambi wo kwica umugeni kuko nta kintu na kimwe. Mana yanjye asingoye. Hi Brenda. Hi. Ça va? Ça va, amakuru. Neza. Ase umuntu usanzwe uza ko kwari komanga kuko Ese ese ni none cyane kugenda Okay, amasomo biragenda. biragenda None se cyane sawa. kuri hano wenyine Na Prince arahari. arahari? Hariye ko ntamubona. Shararyama. Okay. Okay, none mumbwire ko mushaka. Kamukubwira. Sawa. Ambwiye ko ameze nabi ngo wakwanganye ukamusanga mu cyumba. Muri chambre? Urarwaye? Se numvaga nameze neza. Saha kwiyorosa. Urumva udashyushye? Numvaga nkonje sinzi uko byagenze. Ariko se niwe wari wanze kwinjira. Ahubwo Brenda aransekeje. Ndabona nzi ko azi kuganira. Arambwira ngo nawe usanzwe ugenda hano ngo wisanzuye ngo urakomanga. Ariko akubwiye ukuri. Ariko nyine ndamubwiye ntabwo ari byiza kwinjira udakomanze. Bizagenda biza. Siko nanjye gukumbuye. Nanjye nari gukumbuye cyane. Ndumva nakomera wese.
waginyegera ariko se n'ubu ngubu uracyatinya kunyegera ntabwo ntinya ariko washimisha icyo kiradiyo ko numva kiri kutudistabinga cyane okay aso ndeba neza hashize igihe kinini nifuza kukubwira ikintu nabikubwiye kenshi mbikerensa ariko ndashaka kubikubwira nkomeje so ndagukunda ku buryo numva nahora mbiririmba ko ntagishyiraho ndagukunda kandi urabizi ufashe ubu urakoze cyane aso ndakubwiye hejuru tukaba turyama aso nukuri iyo turi kumwe mba numva nishimye gusa nanjye mba nishimye kuko birandenze kurenze bitese I love you like crazy. I hold you like crazy. Muraho. Muraho. Mushobora kumpa karibu nkinjira se? Okay. Ni karibu. Ko ntakumenye. Ushobora kunyibwira ukambwira n'ikikugenza? Excuse me, ntabwo wamenye? Ndagira ngo ahubwo wowe umbwire, wowe urinda ahubwo wowe waje kwinjira mu nzu y'abandi ukinjira mugakuraho ibyapa byose byerekana ko ikodeshwa ugatinyuka ukinjira mu nzu gute bimeze bite wowe urinda uri igiki? Ndi igiki? Ndagira ngo nkusobanurire neza sasa. Uvuga wicaye. Fungura amatwi neza nkubwire. Nkunze kuvuze ngo ndi igiki. Ndagira ngo nkusobanurire neza ko inzu ari y'umugabo wanjye. Wowe ahubwo ntacyo uri cyo hano. Nturi umugore w'umugabo wanjye? Cyo ni cyane mvuge ngo uri mukeba wanjye. Icya kabiri ntabwo nkuzi. Ndagira ngo nkusabe ikintu kimwe sitopure. Inzira waciye muza. Ubane na uca musohoka. Sohoka gira vuba. Haguruka. Sohoka. Sitopure ndavuze ngo amarembo. Ngwino sohoke. Uranyumva? Nta matwi ugira? Reka nkubaze ikintu. Ntacyo mbaza nda discussion. Wowe urimo amashafi wazuye. Ndavuga ngo sohoka nta discussion mfitanye nawe. Sohoka. Reka nkubwire ikintu kimwe cyakoze madame. Ushobora kuba wirengagije yuko leta y'u Rwanda hariho ubutabera. Ihutse gira vuba. Murabatesha mutwe gusa gira vuba. Genda. Umva nkubwire madame n'ikintu utaruzi. Ariko ubundi uranzi yabanyita Radusi. N'undi munsi ntuzongeye kuzuvogera urugo rw'abantu. Genda. Wowe nta kintu na kimwe nakumva. Gusa uri umusazi. Huna hakiri kuta kidogo. Kukushinda wewe. Asante, utaona tu. Na wewe utaona. Karibu. Hili wewe kuongea neza. Karibu. Asante. Makuru yanyu.
amakuru ni meza ariko dufite ikibazo. Ikibazo kihe? Ikibazo dufite uyu mwana ngira ngo muramuzi we. Mwaba muzi? Umwana ndamuzi rero urabona papa wabo na mama wabo bakimara gupfa bahuye n'ubuzima butari bwiza. Gera nari inshuti ya mama wabo cyane. Noneho ndababona bari mu buzima bubi ndabafata mbajyana mu rugo. Maze kubageza mu rugo imuhira tuvugana mbabwira yuko inzu yabo tugomba kuyishyira ku cyapa cy'ubukodi. Tumaze kuyishyira ku cyapa cy'ubukodi ejo bundi ngiye kumva ndi ku kazi umuturanyi twari twasize tubwiye ko nibona umupanga yazatubwira ambwira ko harimo umuntu kandi nawe atazi ukuntu yagezemo. Ngiye kubaza uwo muntu ukuntu yagezemo aranshwishwiriza aranyirukana neza. Rero mu by'ukuri nk'abakuru b'umudugudu ngiye mpisemo kwitabaza mwebwe kugira ngo murebe uko mwabimfashamo. iriya nzu ndayizi, ikibazo ngiye kugikurikirana mu mudugudu wanjye. Uwo muntu sinigeze nanamubona, sinigeze nanamubarura. Uyu mwana ndamuzi, nta kuntu baburi bikibatonga kandi papa wawe na mama wabo barabasigiye inzu kandi uwo muntu ntamuzi na rimwe mu mudugudu wanjye. Nzakibakemurira. Urakoze cyane rwose, nawe ndabona uri umumama dufatanyije kurira. Ni ukudufasha koko, murakoze icyo kibazo mukagidufashamo abana bakabona ikintu kibasubiza ku ishuri. Naho rero murakoze, reka tubareke buranije. Murakoze. Nizere yuko icyo kibazo nzakirangiza. Sawa, murakoze. Nese ntaguciye mu ijambo mwapfuye idini ryo bakujije yuko wari umwisilamu bari abagatulika. Ariko nimba umukobwa gukunda nta kibazo amaherezo muzabana tu. Mbona ko nakuze hano muri iyi nzu. Ni karibu nawe ushobora kwicara. Mada ko nakuze muri iyi nzu. Ndi mushyashya. Iyi nzu irimo nyine irimo nkandeze. Nk'uko ari inzu y'umugabo wanjye. Mwarasezeranye? Hoya. Ariko siko numva muri kumbaza ibintu byinshi. Ntitwasezeranye ariko mwitindashye. Numva nta kindi gisobanuro numva naguha. Umva Mada, ndabyumva koko iyi nzu ndabizi ko ari ya nyakwigendera isa. Ariko mu bana be nzi yayisigiye nturimo. Kubw'izo mpamvu rero iyi nzu ugomba kuyiha uyu mumama urera abana. Kubw'ibyo icyemezo cy'ubuyobozi ni iki? Ugomba kuyisohokamo igahabwa abana se yayisigiye. Umva nkubwire rero. Nimba iyi nzu yarasigiwe abana, nanjye uyu ntwite n'umwana kandi n'umwana wese. Ubwo kubw'iyo mpamvu ubuyobozi saha bugarukiye sinaburangirire. Nzakomeza n'ahandi bazakemura ikibazo cyabo. Cyangwa se bitihe iki? Iyi nzu izajya babapangaye, abo bana bazajya bagabana n'uyu wanjye kuko n'uyu nuwe.
kwiri nishana umva uzajye ku murenge cyangwa uzajye ku kagari iyi nzu ayo mafaranga uri kuvuga uzakomeza ibirego nkuko wabishatse nta kintu na kimwe uzajya ubona abana bose ni abana kandi leta y'u Rwanda yaragakemuye kuko buri mwana wese afite uburenganzira ku mubyeyi we fata utwawe ibyangoshye uko nsohora kwibuka uturubike usohoke hanze yo nenda wowe salama gira vuba genda madame dekura genda madame ndakwiyamye sitokwe ndakwiyamye Muraho Bakaba mwana Zako mbona wanyagiwe uragenzwa n'amahoro yewe urebye se amahoro kuko naturutse iriya hose ndangisha ariko naburaniwe n'umuntu ndi gushaka uwo muntu ushaka use n'uwahehe mwana Muraho yego mama sinzi nimba uri bumumenye kuko ahantu hose bambwiye ko ntabwo muzi ni umusore witwa Shafi muremure wo gakeya w'igikara Shafi wigira ikibazo mwana wigira ikibazo wahageze ndamukwereka ndakubwira wigira ikibazo tugenda ubanza ujye kugama unaruhuke uve muri iyi mvura tugenda kurakoze